twongeye turatomboye bana b'Imana kuba Nyagasana duhamagaye kugira ngo tugire neza ku mpuhwe ze. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda. Ije kutugira neza kuri uyu gatatu w'icyumweru cya 12 mu byumweru bisanzwe, tariki 25 Kamena 2025. Dore amasomo ajye kuduhuza n'Imana. Isomo rya mu gitabo cy'Intangiriro umutwe wa 15 umurongo wa 1 kugeza kwa 12 n'umurongo wa 14 kugeza kwa 18. Muri iyo minsi Uhoraho abwira Aburahamu mu nzozi ati, Aburahamu, ntutinye, ndi ingabo igukingiye, ibihembo byawe bizaba byinshi cyane. Aburahamu aramusubiza ati, Nyagasani Imana wampa iki? Ngewe ngiye gupfa nta kana, kandi uzanzungura ndi Yezeri w'i Damasi. Ati, dore nta rubyaro wampaye, none ngiye kuzungurwa n'umwe mu bagaragu banjye. Uhoraho niko kumubwira ati, ntabwo ari uzakuzungura, ahubwo uzazungurwa n'uzaturuka mu maraso yawe. Nuko Uhoraho amujyana hanze, aramubwira ati, ubura amaso urebe hejuru, maze ubare inyenyeri niba ushobora kuzibara. Nuko aramubwira ati, dore ni kuri urubyaro rwawe ruzangana. Aburahamu yemera Uhoraho, bituma mubonamo ubutungane. Aramubwira ati, Uhoraho gukuye muri Uriya y'Abakalideya kugira ngo nzakugabire iki gihugu. Aburahamu aramusubiza ati, Nyagasani Imana, nzabwirwa n'iki ko nzagitunga? Uhoraho ati, jya kunshakira inyana y'imyaka 3, uzane n'ihene y'imyaka 3, isekurume n'intama y'imyaka 3, hamwe n'intungura n'inuma. Aburahamu amuzanira ayo matungo yose, ayasaturamo kabiri, igisate kimwe akirambika imbere y'ikindi, ariko inyoni ntiyazibaga atyo. Inkongoro ziza kurya izo ntumbi, Aburahamu arazirukana. Izuba rigiye kurenga, Aburahamu afatwa n'ibitotsi, arasinzira araheranwa. Ubwoba bumutaha ari bwinshi, abutewe n'umwijima w'icuraburindi. Igihe izuba rimaze kurenga n'umwijima umaze gukwira hose, ifumba icumbeka nk'ikibasi cy'umuriro binyura hagati ya za nyamaswa zaciwemo kabiri. Uwo munsi Uhoraho agirana amasezerano na Aburahamu muri aya magambo ati, iki gihugu ngihaye urubyaro rwawe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 105. Uhoraho ahora yibuka isezerano rye. Nimushimire Uhoraho, mwambaze izina rye, nimurate ibigwi bye mu yandi mahanga, nimumuririmbire mu mucurangire, nimuzirikane ibitangaza yakoze. Nimwishimire izina rye ritagatifu, muhimbarwe mwebwe abashakashaka Uhoraho, nimugarukire Uhoraho nyir'ububasha, mushakashake uruhanga rwe ubudahwema. Mwebwe nkomoko ya Aburahamu, abagaragu be, bahungu ba Yakobo, abatoni be, niwe Uhoraho Imana yacu, umugenga w'isi yose. Ahora yibuka ibyo yasezeranye bidasubirwaho, ijambo yarahiye amasekuruza 1000, ryasezerano ryenye na Aburahamu, akarisubiramo Izaki mu ndahiro. Uhoraho ahora yibuka isezerano rye. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mw'ivaji ntagatifu ko yanditswe na Matayo umutwe wa 7 umurongo wa 15 kugeza kwa 20. Muri icyo gihe abigishwa bari bateraniye iruhande rwa Yesu ku musozi, maze arababwira ati, muritondere abahanura b'inyuma babasanga inyuma basa n'intama, naho imbere ari ibirura by'ibihubuzi. Muzabamenyera ku mbuto bera. Harusoroma imizabibu ku mahwa, cyangwa se imitini ku mikeri? Burya igiti cyose cyera imbuto nziza, naho igiti kibi kikera imbuto mbi. Igiti cyiza ntigishobora kwera imbuto mbi, n'igiti kibi ntigishobora kwera imbuto nziza. Igiti cyose gitera imbuto nziza baragitema, bakakijugunya mu muriro. Nuko rero muzabamenyera ku mbuto bera. Iyo ni Evanjiri ntagatifu. Nuko rero muzabamenyera ku mbuto bera. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Ujye wibuka gufungura buri munsi. Ufungure buri munsi. Ufungurira abandi buri munsi. Ijambo ry'Imana buri munsi, ineza y'Imana buri munsi. Buri munsi wera imbuto nziza, uhumurira abandi impumuro ya Kristo buri munsi. Umunsi umwe muri gatigisimu, ngo mwarimu yigeze abaza umunyeshuri ati, mbwira ikintu kiranga umukristo gatolika. Mwarimu yari yiteze ko amubwira ati, akesha abafite ishapure, afite na Bibiliya n'ibindi byinshi cyane. Nuko umwana ngo agiye kumubwira, aramubwira ati,
umukristo gatolika arangwa no kunywa inzoga. Neza mwarimu abura aho yarigitira, yibaza ibibaye, amera nk'ubabwe n'ibinyabwoya. Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe, muzabamenyera ku mbuto bera. Nabuze kwisuzuma urebe uti harya ikindanga n'ikihe, ikirango cyanjye n'ikihe. Hari igihe ushobora kwambara ishapure, ukagira ibirango, ukatwara Bibiliya yera, n'ubundi bwoko bw'ibirango ushobora gukora nk'umukristo ariko utari we, bitewe n'ibikorwa byawe ukora bihabanye n'ubukristo bwawe. Muzabamenyera ku mbuto bera. Ngiye intego remezo tugiye kuzirikanaho iza kugufasha kwisuzuma urebe niba nawe utagaragara inyuma nk'umukristo, ariko imbere uri gukora ibikorwa by'umwijima, imbere uri kwitwara nabi. Muzabamenyera ku mbuto bera. Ngiye intego remezo tuzirikanaho uno munsi. Isomo rya mbere turi kuzirikanaho niridufasha gukomera ku isezerano. Uzamenyera umuntu ku mbuto yera igihe akomera ku isezerano, isezerano yagiranye n'Imana. Turumva Aburahamu, umukurambere w'ikirangirire, agirana isezerano n'Imana. Ubwo yari ari kwibaza uko agiye gupfa nta mwana afite, ariko turumva Uhoraho amusezeranya kuzamuha urubyaro rungana n'inyenyeri zo mu kirere. Aburahamu yakoranye isezerano n'Imana, Imana imuhaye n'ikimenyetso. Ngiye rya sezerano ntabwo Imana ibivuga nk'amagambo gusa, ahubwo n'ibikorwa byayo, ibikorwa by'Imana, bya bikorwa byivugira. Isezerano Imana igirana n'abantu iberekeza ko ari ndahemuka. Nubwo umuntu yahemuka, nubwo umuntu yasiba, yakererwa, yasinzira nka kuri Aburahamu yasinziriye, Imana yo ntishobora gusinzira. Imana ntishobora guhemuka, buri gihe ihora ari ndahemuka. Ngicyo rero imbuto tugomba kwigira ku Mana, imbuto yo kudahemuka, kudahemuka ku isezerano. Aho niho tuzamenyera inyangamugayo, kudahemuka ku isezerano. Ivanjiri uyu munsi iratwereka abahanuzi, abahanura b'inyuma ndetse n'abahanuzi b'ukuri. Ikizaba kubwira ni iki? Ntabwo ari amagambo asize umunyu ukarimi gusa, ahubwo ibikorwa byabo, ubuhamya bw'ubuzima bwabo. Akenshi uzabona abahanuzi benshi bavuga Imana bakayihanura kakava. Akenshi uzabona abandi benshi bari kuvuga Imana bakayivugira, ariko abenshi uzasanga bari kuyivuguruza bitewe n'akarimi karekare, kuvuga neza ariko imitima ihabanye no gushaka kw'Imana, ubuzima bwacu buhabanye no gushaka kw'Imana. Nitwe rero Yezu ari kubwira ati muzabamenyera ku mbuto bera. Yezu azamenyera ku mbuto nera, abavandimwe tubana bazamenyera ku mbuto nera, n'ibindi byinshi cyane. Ngubu ubuhanuzi. Umuhanuzi ntabwo aruvuga ibizaba, ahubwo umuhanuzi nuko ubuzima bwe buhura n'ibyo ari kuvuga, nuko ubuzima bwe buhura no gushaka kw'Imana. Nguko guhanura. Ushobora kuba ufite akarimi keza ariko ufite umutima mubi. Muzabamenyera ku mbuto bera. Ese imbuto zawe zirasharira cyangwa ziraryoha? Uze gukomeza ubyibazeho. Hari umuhanga wavuze ati ikibazo kiremereye Kiliziya ifite suko abapagani bakiri benshi, suko abantu badasenga, ahubwo ikibazo kiremereye Kiliziya ifite nuko hari abantu b'imbere babandi b'indani bari kuyisenya kandi bahirimo, nuko abanzi bayo bayirimo, bya bindi nyine bya wundi utema ishami kandi aryicayeho. Abanzi ba Kiliziya ngo barimo indani imbere. Nuko rero ntugacungire inyuma ati hari abadasenya Kiliziya baturutse inyuma, kuko bitakunda, ahubwo babandi bari imbere. Wowe nanjye twebwe dusenga buri gihe, twebwe duhazwa, twebwe twumva igitambo cy'Ukaristiya, twebwe tujya mu misa, ese wasanga ari twebwe tuyisenya? Bitewe n'iki? N'ubuhamya bw'ubuzima bwacu. Muzabamenyera ku mbuto bera. Nta n'ikindi, niba koko ibikorwa byawe ari icuraburindi, ari umwijima, izo nizo mbuto nyine wera. Ubwo nibwo bukristo bwawe, iyo niyo dogere y'ubukristo bwawe. Naringiye kuvuga niyo dogere y'ubupagani bwawe, ariko ndabyirinda kugira ngo utaza guhita undakarira kano kanya. Ariko gusa tuzirikana ijambo rya Yezu tuti muzabamenyera ku mbuto bera. Bazakumenyera ku mbuto wera. Icyo nicyo gipimo nyirizina cy'ubukristo bwawe. Mubyeyi, wumvise ikibazo Kiliziya ifite? Abanzi bayo bayirimo.
ese uyirimo nawe? Uri umukunzi wayo cyangwa uri umwanzi wayo? Hari ikiganiro tujye gutambutsa ahangaha, ugikurikirane ubushishozi, uze gusuzuma umukristo muri aba bantu babiri tujye kuvugaho ari ubuhe. Ninde mukristo by'ukuri muri abantu babiri? Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo abantu babiri barahuye bari kuganira, umukristo ndetse n'umupagani. Umukristo yaragiye gukora ubutumwa ku mupagani kugira ngo arebe ko yahinduka nawe koko yemere Imana, abatizwa ahinduke. Nuko ikiganiro ngo kiba kiratangiye, ngo umukristo abwira umupagani ati umva sha naje kugukoraho ubutumwa muhinduke. Nuko umupagani aramusubiza ati ahubwo wayobye inzira, icy'ingenzi wakibagiwe, wari kubanza guhera iwawe, kuko ntibyumvikana uburyo waza kunkoraho ubutumwa kandi umugore wawe yarahukanywe. Banza ujye iwawe umugore wawe ubanza umuzane, hanyuma nanjye ujye wawe nakuza kunkoraho ubutumwa. Yabindi by'uko nyine ijya kurisha ihera ku rugo cyangwa ihera ku bwatsi. Ati wari guhera iwawe. Nuko wa mukristo abura igisubizo, ariko mu kwikura mu isoni ngo arakomeza ashora ikindi kiganiro ati nyamara nutemera ubutumwa ngiye kuguha uzahambwa mu irimbi ry'abapagani. Nuko ngo uwo mupagani amusubiza ati aha, ngaho rero ngiye nagufatisha, none se kuki muvangura? Mwebwe ahubwo abakristo muvangura kugeza no kwirimbi, kugeza nubwo muvuze muti uyu ngo bazajya mu irimbi ry'abapagani, ngo bazajya mu irimbi ry'abakristo. Iyo Mana musenye ivangura abantu bayo ibaho? Ubwo gutuma kuvangura abantu bwatumarira iki? Mwebwe muvangura kugeza no kwirimbi, kugeza no ku murambo. Iryo vangura ryanyu rizabakoraho. Nuko wa mukristo akomeza kwihagararaho, maze ngo amujomba ikibazo kiremereye cyane kijomba umupagani ati sinumvisha uburyo mubayeho abantu batemera Imana nkamwe. Nuko ngo umupagani ngo aramusubiza ati ahubwo nanjye sinumvisha uburyo mwemera Imana kandi mutayizi. Mu yandi magambo, kuba uje kunkoraho ubutumwa utaremera Imana, utazi Imana, nicyo cyatumye ndahinduka, nicyo cyatumye ntajya gusenga, nicyo cyatumye ntajya mu ikoraniro ryanyu, nicyo cyatumye nanjye ndahinduka mu bw'umukristo. Mu yandi magambo, ni wowe ujya unzitira kubera kuvangura kwawe, kubera umutekano muke wawe mu rugo, kubera kuvangura kwawe, kubera imbuto unyerera, ni wowe ujya unzitira. Ati ahubwo sinumvisha ukuntu mwemera Imana mutazi. Bari bacyabye Imana, Yesu Kristo akuzwe. Muri aba babiri, ari uyu ushomboje undi ugiye gukora ubutumwa, ari uyu uri kwakira ubutumwa bamuhaye, umukristo ninde muri aba? Ninde wemera Imana muri aba? Mu gusoza, reka twibukiranye uburyo bubiri bwo guhakana Imana. Ushobora guhakana Imana mu magambo cyangwa mu bikorwa. Akenshi ubwo buryo bwa mbere bw'amagambo ntibukeze. Biragoye kwa kuva umuntu uri kuvuga ngo Imana ntibaho ngo agenda nabirimba mu nzira. Ahubwo twese tuvuga ko Imana ibaho, benshi nuko tuvuga ko Imana iriho, ariko bikaza kugaragara mu bikorwa byacu byo guhakana Imana. Turi kwihakana Imana, ibikorwa by'ubusinzi, ibikorwa by'ubusambanyi, ibikorwa bibi by'ubusambo, ibikorwa bibi by'ubugambanyi, kwicana, gukora nabi, guhemuka. Ngibyo ibishobora kuba kenshi bizajya bituranga bikaturaburiza, naho twibwiraga ko turi abakristo, kandi turi abakristo ku magambo gusa, ariko ibikorwa byarazimbiye, nta bikorwa by'urukundo tugikora, kuko nyine tutari abakristo nyaho, kuko nyine turi abakristo kwizina. Rero nawe uze gukora umwitozo, niba koko uri umukristo, ikikuranga ntago ari shapure, ntago ari Bibiliya, ntabwo ari n'amasengesho uvuga, ahubwo ikikuranga ni témoignage, ubuhamya mu rugo rwawe, ubuhamya mu bavandimwe. Ese uwo mubana ujya umwerera imbuto? Cyangwa umugore wawe yarahukanye, ni wowe ujya umuca inyuma, ni wowe ujya ukora ibingibi, ni wowe warangiza ngo ugiye gukora ubutumwa, ni wowe utera ivangura muri sosiyete, ni wowe ironda koko ribarizwaho, ironda dini, ironda karere, amacakubiri, amatiku, amanyanga, ni wowe byuzuyeho. Warangiza ngo ugiye gupfukama, ugiye guhabwa Yesu, ugiye gusenga. Kandi byaba iki nicyo bita mu Cyongereza housing, ugasanga neza wambaye uruhu nyine rw'intama inyuma, ariko imbere hari gutambuka uburure, navuga ibirura, bakira abanyanya biracika, ari we gutambagira iwawe. Kubera iki? Uri kwiyerekana neza inyuma, uvuga neza, wambaye neza,
ariko ubuze ubutungane, ubuze umwambaro w'imbere, ubuze umwambaro w'umutima, ubutungane. Dusabe Nyagasani kugira ngo natwe twambare ubutungane, twambare ineza y'Imana, maze natwe ubuhamya bw'ubuzima bwacu butwerekane, buhamye ko turi abakristo, twemera Imana, tuzi Imana, tubaho kubera Imana. Ejo n'ejo bundi natwe batazatubaza ukuntu umuntu atumva uburyo twemera Imana kandi tutayizi. Ese uzi Imana? Ese wemera Imana? Urayizi? Ibyo ukora bigaragaza ko uzi Imana, ibyo ukora ibikuranga bigaragaza ko uzi Imana. Mwese Imana ibahe umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.